Waba umaze igihe kinini wirukanka ushaka kunanuka ariko bikaba byaranze. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu 5 birakunanura byihuse rwose udatindiganyije. Mwibuke ko natakaje ibiro 40 mu mezi 6 gusa. Uyu munsi rero nawe ngiye kukubwira tips nakoresheje nkaba narananutse byihuse kandi ku buryo mu kwezi kumwe umuntu wese ari kumbaza ngo ese wakoze ibiki kuko mu kwezi kumwe gusa nari maze gutakaza nk'ibiro 10. Abantu bose batangira kunyibazo bambaza icyo nabaye ariko nge nari nzi ibanga ryanjye. Ubanza ukande subscribe rero kuba wagize kuri channel ya Sonjera maze nurangiza ino video uyisangize n'abandi kugira ngo umuntu wese ushaka gutakaza ibiro rwose aze atakaza ibiro hamwe na Sonjera. Guys, ndabakunda rero ko mu subscribe ntacyo byagutwara ndetse ugakanda like kuri video ukanayisharinga abandi. Umuntu wese uzibyibushye naza hano twakoze inama ubu tugiye kure buryo twatakaza ibiro vuba muze mbabwira ibyo nakoresheje. So mbere yuko rero tujya muri gahunda y'ibintu byamfashije gutakaza ibiro ngiye kukubwira ibintu ugomba kubanza kureka nimba koko wafashe umwanzuro akaba uzi neza ko uri muri gahunda yo gutakaza ibiro. Ibi bintu bireke kubera yuko mu gihe ukiri kubikora rwose nta buryo uraza gutakaza ibiro. Ikintu cya mbere ugiye kureka rero ugiye kubanza umfashe ureke isukari. Isukari ni mbi cyane rwose, reka isukari. Ikindi kintu cya kabiri ugiye kumfasha kureka ibintu byose bikaranze mu mavuta. Tuvuge wenda amafiriti, tuvuge amandazi, ibintu ngibyo byose bikaranze mu mavuta ndetse n'ibintu biva ku ifarini. Noneho ugiye kumfasha ureke umugati wo ureke burundu. Guys, ngiye njya kubyibuha mareke mbabwireho gato njya kubyibuha byatewe nuko nakundaga kurya umugati mu gitondo ndetse nkakunda no kurya ibiryo biro mayonnaise. Nakundaga umuceri n'ibishyimbo ariko nkashyiraho mayonnaise rwose ku buryo utabona ibishyimbo ubona mayonnaise. Rero niba nawe ushaka gutakaza ibiro rwose mfasha ureke mayonnaise. Ikindi kandi ureke n'umugati wa mu gitondo. Isukari nayo twayivuze ko ugomba kubyihorera. Ikindi kintu ugiye kureka rero niba unywa inzoga urabuziretse gato kugira ngo tubanze dutakaze ibiro. Numara kubona ugeze kuri type ushaka uzasubira wongera ujye kunywa akayoga ariko for now buretse kunywa inzoga. Ikindi rero ihangane ureke fast food. Bino biryo rwose ugenda ukarya mu kabari ukagenda ukarya ibintu byokeje bidahiye. Umva, ihangane rwose bumbabariye ibingibi nabyo ububyoreye kugira ngo tugendane neza. Ikindi kandi ugiye kwihangana nubwo udakunda amazi, ndabizi ko utayakunda ariko amazi akubere ubuzima, amazi akubere ikintu uzukunda cyo kunywa. Reka tugihinduza amazi rwose ntago abantu bayakunda ariko amazi nayo ndababwiye ngo umuyahere umuyanywa byibuze litiro 2 ku munsi. Ikindi kandi ukwiye kwirinda ubunebwe kubera yuko umva tugiye kwibanda rwose dukora agasiporo nubwo kaba gato y'iminota 30, nubwo wagenda n'amaguru iminota 30 rwose gerageza aka gasiporo. Ibi bintu rero nibyo ukwiye kwirinda ubunebwe ndetse ukirinda n'utundi tuntu. Ibintu byose byo kunywa bikorerwa mu nganda rwose mbabarira ubu biretse tubanza dutakaze ibiro. Rero noneho twagiye muri gahunda yacu. Noneho ngiye kubabwira ibibi byo kuba ufite umubyibuho ukabije. Mu by'ukuri niba ufite umubyibuho ukabije nawe urabibona, ukunda gusinzira nabi, ugahora unaniwe cyane. Ikindi kandi abantu baraguseka baba bavuga ngo ubyibushye nk'udatekereza. Iki kintu cyajyaga kimbabaza. Ikindi kandi hari umuntu usanga ubyibushye yifitiye inda yo kubyibuha ariko ukagira ngo mu by'ukuri aratwita arenda kubyara, ku buryo rwose nk'uko nanjye nari imeze ugera muri bisi ugiye kwitegera abantu bakaguhagurukira bagize ngo uri umumama rwose utwita ukuriwe. So rero kugira umubyibuho si byiza. Ikindi kandi bari intandaro kuba warwara indwara z'imitima, indwara z'imivuduko y'amaraso kubera umubyibuho ntabwo ari mwiza na gato. Ikindi kandi utera ipfunwe rwose, nawe ugera wajyambara imyenda rwose ukabona si wowe no kujya mu bantu bikanga. So izi rero nizo mpamvu tugiye gufata umwanzuro aka kanya ubu turi kuvugana twagiye no gutakaza ibiro. Dore ikintu cya mbere rero ugiye gukora, ugiye gutangira ugabanya karori y'ibintu waryaga. Ugiye kugabanya ibintu nurangiza ugabanye, ntabwo wahita ubigabanya byose pe, ariko ibintu by'amavuta, ibintu byose ubona ko bidafite gahunda bireke. Dore ikintu ugiye guhitamo ibiryo biha umubiri nyine by'intungamubiri. Aho harimo imboga, imbuto, proteine nziza n'ibinyampeke bitunganye. Ibi nibyo ugiye gutangiriraho. Twagera kuri proteine. Akamaro ka proteine ituma nyine wumva utuje kandi igafasha amagufa n'imikaya. Ikindi reka nkwe nk'urugero rwa proteine: inkoko, amafi, amata, amagi, ibishyimbo na tofu. Ibi ngibi rwose byagufasha muri proteine. Ikindi cya kabiri ugomba kongera fiber, ifasha mu igogora kandi ikagabanya cravings. Ikindi nyine urugero rw'izo ngizo rwa fiber ni turabonamo imboga, imbuto, ibinyampeke
bitunganye. Ikindi ni amazi menshi, fata byibuza litiro 2 cyangwa 3 ku munsi. Amazi afasha kugabanya cravings kandi ashyira metabolism ku murongo. Urumva rero ikindi ugiye kwirinda isukari n'ibiryo byo ku muhanda. Ahangaha turasangamo soda, chips, ibintu bya fast food byose byihorere. Ibyo ni ibintu bya mbere ugiye gukora. Icya kabiri ugiye gukora imyitozo, urakora za cardio, wirukanke, ujye koga, utwara igare. Ibi bifasha gutwika kalori. Ikindi nyine ni ugustretchinga, ugakora amaswati, bifasha kubaka imikaya. Ibindi bikongera nyine kalori nyine burn, bigatuma utwika ibinure. Rero ikindi ugiye gukora, ihangana ujye wirukanka, urumva wirukanka iminota 30 biragufasha. Noneho rero guhuza nyine cardio ukayihuza no gustretchinga, umva byaba byiza cyane. Noneho rero ikindi kintu ugiye gukora ari cyo gikunda kunanira abantu, ugiye kwihangana ufata karejime, ugira ibiryo ureka n'ibyo ugomba kujya urya. Ikindi ugiye kugabanya ibiryo byawe waryaga buri munsi hari indyo uba usanzwe urya, iyi ndyo ugiye kuyireka. Noneho rero dore kuri lifestyle icyo ugiye gukora, ugiye kujya uryama byibuze amasaha 7 kugera ku 9 buri munsi. Wihangane, ufite akazi turabyumva, ihangane ujye ubikora. Ikindi gabanya stress nyinshi, kuko stress ituma wiyongera ibiro kubera hormone. Urumva, ibande ku ntego ntoya, utangira uvuga uti ejo nzakuraho ikiro kimwe, uvuge ngo ejo bundi nzakuraho ikindi kiro. Uzajya ugenda ubikora ushiduke ibiro birangiye. Ikindi kandi mu by'ukuri irinda abantu baguca intege, kuko hari ukuntu abantu baguca intege, wajya nko muri gym umuntu akagenda ndibuka njya muri gym nagiye muri gym bwa mbere rwose, umuntu arambwira ngo Yesu we, ngo uyu muntu ntago azigera atakaza ibiro. Umva araseka. None icyo gihe umukobwa aravuga ngo uyu nguyu ngabyibushye nk'udatekereza ngo ntago ari seri. Ibyo bintu byarambabaje n'ubu biracyambabaje. Umva rero dore ibintu ugiye kwirinda muri iyi minsi, kuko abantu benshi baba bakubwira ibintu byinshi. Irinda imiti idafite approval y'abaganga. Iyi miti nayo rwose narayiguze myinshi ntarananuka, amafaranga yose umva uzwe ngura hari n'agacupa n'izungura 500. Iyi miti rero nayo hari myinshi ntibyikora. Ikindi irinde gukora diet zikomeye, irinde gufata regime zikomeye nawe ubona ko utashobora, kuko bishaka gutera ikibazo ukaba warwara cyangwa se ukagira ikibazo gikomeye. None tip yihariye, ikindi kintu cyihariye wakora, ushobora guhuza apple cider vinegar, murayizi vinegere ya apple ndetse na green tea hamwe na diet n'imyitozo. Bishobora kugufasha vuba ugahita utakaza ibiro, ugasigara uri kumbwira uti Sonjera thank you so much. Uti rero ibi wajya ubikoresha ute? Urihangana ninjoro, isaha ninjoro, mu gihe saa 12 zarenze ntukajye urya. Ujye wihangana ufata agasalade. Urumva salade wafata niyerera, ushobora gufata kokombure, ugafata urunyanya, ugafata igi, ugashyiramo, ukabivanga, ugashyiraho na voka, and then ugashyiraho umutobe w'indimu hejuru, ukabitereka kanya gato, ugashyiramo utuvuta dukeya twa olive oil, and then ukarya ku gasalade ukaryama. Ibi byagufasha. None rero mu gitondo ushaka kunywa amazi arimo vinegere cyangwa se green tea, urumva, ndetse ukaba wakorana n'imyitozo. Nuko wajya ubyuka ugakora n'utwitozo dukeya rwose, utakaza ibiro umva bikagucanga. Rero ngaho subscribe, urakoze kunyumva. Yari Sonjera umukobwa wanyu. Thank you.